Bakunzi ba Mukanzu TV muhawe ikaze. Iyi ni umwanya w'inama y'umunsi. Kora subscribe, like, share ndetse na comment. Inama y'umunsi y'uyu munsi twaguteguriye inama y'umunsi igira iti: mu buzima busanzwe habaho inshuti n'abanzi. Inshuti zikwifuriza ibyiza, abanzi bakwifuriza ibibi. Ntuzigere wemera ko abakwifuriza ibibi n'abakwifuriza kubaho nabi wemera ko bibaho uko babishaka. Wowe hita mu buryo bwawe washatse kubaho aba ari bwo ukomeza kubaho. Ndaguha urugero: umwanzi wawe ashobora kugenda kuvugaho amagambo mabi, ibibi byose abikuvugaho, ariko ntuzigere wemera ko biguca intege. Uzakomeze intego zawe, inzira wihaye, gukomeza umurongo. Igihe uzaba wamuhaye icyuho cyo kugira ngo aguce intege nawe ucike intege, uzamuhaye umurongo w'intsinzi. Ntuzigere wemera ko umuntu utakwifuriza ibyiza agera ku ntsinzi bitewe n'uko wamuhaye umwanya. Niba wakunze inama y'umunsi, kanda subscribe. Niba utayikunze, kanda care, kanda share, ubisangize n'abandi. Hari igihe uwo wabisangiza yabikunda. Ibyacu nakagaruka, komeza ubane natwe. Iyi ni Mukanzu TV, nyita Mukanzu TV.